Muraho mwese, muraho neza. Uyu munsi twujuje abantu 20,000 binkurikira kuri page yanjye ya Facebook. Abantu 20,000 dushobora gutera indi ntambwe tukarushaho kwigira hamwe ibintu byinshi kurushaho. Tekereza ishuri ririmo abantu 20,000. Hari benshi bambwiye ko bishimiye inyandiko zanjye nandika ku mateka. Amateka nyayo, atayunguruye, atajonjowe, adasigirijwe, atavuzwe n'uruhande rumwe. Hari abandi bambwiye ko bakunda inyandiko zanjye zivuga cyane cyane ku buzima bw'umuryango n'ingo. Hari abambwiye ko bakunda cyane inyandiko nkunda kuvuga ku mico n'imigenzo yo mu bihugu bitandukanye. Hari n'abambwiye ko bankunda cyane iyo ndi gutanga amasomo ku ngingo z'uburezi ziganjemo amasomo ya filozofiya, amasomo ya siyansi, ubumenyi bw'isi muri rusange, ibinyabuzima n'ibyo twita ubumenyi rusange, connaissance générale, ndetse n'amasomo rimwe na rimwe ya Bibiliya cyangwa se avuga ku madini. Hari n'ikindi cyiciro cy'abankurikira gishima cyane agace k'inkuru ngufi zihoraho ntanga zivuga ku makuru y'isi, amakuru yibanda cyane cyane muri Afurika, mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, n'amakuru asanzwe yose y'ibintu byabaye ku isi, nkunda gutanga nta kubogama, nta gufata uruhande. Ese uwateye indi ntambwe tukigira imbere? Natekereje ko twashyiraho classroom nk'ishuri ridufasha kuva mu kwandika gusa tukajya no mu gukora amasomo nk'aya arimo amajwi rimwe na rimwe n'amashusho. Abantu 20,000 mu cyumba kimwe cy'ishuri si ingenzi koko? Reka tubikore. Tuzajya dusomera hamwe ibitabo dusome ibitabo. Tuzajya tureba imigani, ibisakuzo, ubuvanganzo. Tuzajya dusoma uduce tw'igitabo utaba amateka ntabona itaka, hamwe n'ibindi bitabo bitandukanye biyibanda cyane ku mateka. Tuzajya twibanda cyane ku burezi, tuvuge ibyajijura abantu ku madini n'iyobokamana, ndetse rimwe na rimwe tuzajya dutumira abatumirwa tubabaze, abantu b'abahanga bagira ikintu batwungura. Kuvuga amakuru asanzwe yo mu isi nzabigabanya, ariko bizakomeza mu nyandiko cyangwa se mu bundi buryo, cyane cyane iyo azaba ari amakuru y'isi. Dutangirira ishuri, nimunshyigikire mukanda kuri ako gashumi ka YouTube ngiye kubaha, maze iriya YouTube channel mwese uko muri 20,000 muyikandeho, hanyuma dutangire twisomera ibitabo, dutangire twige ibintu by'ubuhanga byadufasha kongera ubumenyi budafite imipaka, butayunguruwe, butakumiriwe. Tubikore rwose, ni muntera inkunga, nimushyigikire tubikore, kandi abasezeranya ko mutajya mwicuza na rimwe kuba mwarankurikiye. Ndabategereje muri benshi kuri ako gashumi, ako kalink, ako kaliye mbashyiriyeho. Twagiye rero, ndabategereje.